imiti. Muzi nko ku rugero ku barwayi ba kanseri, uburyo bakoresha bwo kubavura bwa chemotherapy, bya byuma babacomeka bibafasha gukomeza kubaho, ugahitamo ko babigucomokora ndetse bagahagarika n'uburyo bakuvuragamo. Ibi ngibi bigatuma upfa utababara. Ubundi bwoko bwa euthanasie, hari euthanasie ya suicide assisté. Aha naho ni uburyo umuganga yereka neza umurwayi uburyo ari bupfemo, akamuha umwanya wo gusezera ku nshuti ze n'abavandimwe, ndetse akanasinya n'amasezerano yemeranya neza ko ibyo agiye gukora yabyemeye kandi yabitekerejeho. Hanyuma bamara kubyemeranya, umurwayi agahitamo uburyo ari bupfemo. Mu bihugu byinshi bitandukanye rero, iki gikorwa cyo kuba umuntu yahitamo gupfa ni ibintu bikiri urujijo hamwe na hamwe, haba muri sosiyete dusanzwe tubamo ku bijyanye n'amadini, ku bafite imyemerere igiye itandukanye. Ni ibintu biteza impaka nyinshi, biragoye ko hari ababyemeranyaho, buri wese aba afite amakenga ndetse anibaza byinshi kuri iki gikorwa. Gusa rero ku bw'iyo mpamvu mu bihugu byinshi iki gikorwa ntabwo cyemewe, usibye igihugu nka Belgique, Canada, Colombie, Suisse, Pays-Bas, Luxembourg ndetse na zimwe muri leta za Amerika nka Oregon, Washington, Montana, Vermont ndetse na California. Wakwibaza uti se ni bande cyangwa ni abantu ki bafite uburenganzira bwo kuba basaba euthanasie? Mu bitabo by'amategeko aho byemewe, euthanasie ivuga ko yemewe ku muntu cyangwa se umurwayi ufite uburwayi budakira kandi ufite ububabare bukabije. Ashobora kuba yakwaka ubufasha abaganga mu kuba yapfa hifashishijwe imwe mu miti yatuma apfa, kandi ku bantu bafiri hejuru y'imyaka 18. Ikindi kandi ni uko uwo muntu usaba icyo gikorwa aba yarakorewe ibishoboka byose kugira ngo avurwe, ariko ntibikunde, kandi bikagaragara ko n'igihe cye cyo kubaho ari gitoya. Mu bihugu byinshi rero iri tegeko ritaremerwa, hariho benshi batishimye na n'ubu bagiharanira ubwo burenganzira bwa euthanasie. Ni nayo mpamvu hariho n'ama-association aharanira ubwo burenganzira bwa euthanasie, harimo iyitwa AEDMD ndetse n'iyitwa World Federation of Right to Die. Iyo ADMD bivuze ngo Association pour le droit à mourir dans la dignité, bivuze ngo ni association y'uburenganzira bwo gupfa mu cyubahiro. l'ADMD ni association kandi yabayeho kuva kera, kuko yabayeho kuva mu 1980. Ni abishyize hamwe mu gihugu cy'Ubufaransa mu kugira ngo baharanire ubwo burenganzira bwo gupfa. Gusa kugeza ubu baracyahanganye kuko ntabwo biremerwa nk'uko bo babyifuza, dore ko ari ihurizo rikomeye umuntu atapfa guhubukira. Mu 2014 turabona ubuhamya kuri reportage yagaragaye kuri televiziyo France 3 National ikozwe na Christine Boss ndetse na Thibaut. Biragaragaza ubuhamya bw'umuntu wakoze iki gikorwa cyo gusoza ubuzima bwe ari we ubihisemo bitewe n'impamvu y'uburwayi yari afite budakira. Ku myaka 45, Stéphane Oze ari mu rugendo rwe rwa nyuma muri iki cyumba cya hoteli, arimo yishimira igihe cye gito cya nyuma hamwe na mushiki we ndetse n'inshuti ye, batera urwenya. Nyuma y'uburwayi yagize bukomeye budakira, akaba yarabanye nabwo igihe cy'imyaka 4, yarageze aho yumva agomba kuba yasaba ubufasha cyangwa se iki gikorwa cya euthanasie. Stéphane aragira ati, ndabyumva ko ndimo nshira njyemo imbere, muri njye ndabyiyumvamo, ndagenda nshira gake gake, uko iminsi igenda niko bigenda birushaho gukomera. Sindi umuganga ariko mba mbona uko bimeze, rero byaba byiza bihagaze. Ububabare mu mitekerereze yanjye burakabije, nta kintu ushobora gukora umeze gutya. Stéphane ntagifite ububasha bwo kwibeshaho, isaha n'isaha yahera umwuka. Niyo mpamvu umuryango we wamubaye hafi mu cyemezo cye yafashwe
unamuherekeza mu gihugu cy'Ubusuwisi kuko igihugu cye cy'amavuko cy'Ubufaransa iki gikorwa ntabwo cyemewe. Byabaye ngombwa rero ko ajya mu Busuwisi aho yagiye gukorera iki gikorwa kuko ho icyo gikorwa kiremewe. Uyu mushiki wa Stefani wari umuherekeje aragira ati, njye ku giti cyanjye bintera kurakara kuko iwacu umuntu adafite uburenganzira ku iherezo rye mu gihe ubuzima butagikunze. Umuntu agomba kugira imbaraga zo kubihagarika. Tugomba kubaho nibyo gusa tugomba no kugira uburenganzira mu mategeko y'igihugu cyacu bwo kuvuga tuti rekeraho ubuzima mu gihe bitagikunze. Umushuti wa Stefani nawe wari umuherekeje muri urwo rugendo nawe hari icyo yavuze. Birababaza kubura umuntu ukunda, gusa igihe umukunda nanone ntiwakomeza kumwemerera kubaho gutya ababara. Ahubwo twebwe turi abanyamahirwe mu byago byacu kuko dushobora no kuba twasezeranaho tukabwirana icyo dufite ku mutima, tukamarana umugoroba wacu wa nyuma, tukaza no kubwirana tuti ngaho urabeho tuzasubira. Nuko mbese Stefani nawe arongera akagira ati, numva ubwoba bugenda bugabanuka kuko mbese ndi hagati na hagati, ubwoba no kubohoka. Rero kubohoka birenga ubwoba mfite, nkibwira nti wawu ni byiza vuba birarangira. Mu gitondo kare Stefani afite rendez-vous i Bar Live durant l'association Live Circule. Iyi ni association yo mu Busuwisi yakira abanyamahanga mu kubafasha kugenda mu cyubahiro, mu kubafasha gukora iyo suicide assisté. Kandi kugira ngo bagufashe icyo gikorwa ugomba kuba urwaye indwara idakira kandi harageragejwe ubuvuzi bwose bushoboka bikagaragara ko butagukijije, kandi ukaba ufite ubushobozi bwo kubyemeza ndetse ukaba wanabisinyira. Mu nzu y'iherezo muganga Erika Prezig arimo arategura amagarama 15 y'umuti ugiye gukoreshwa mu gukorera etanazi Stefani. Muganga aragira ati, ibyo ndimo nkora ubu nicyo kintu cyiza kuri we, gusa biragoye rwose kureba umuntu ukunda agenda. Reba ukuntu yari umugabo mwiza w'intashyikirwa. Nyuma y'isuzuma rya kabiri mu bijyanye no gufata icyo cyemezo, muganga Erika asoma amasezerano ya nyuma mu buryo bwemewe n'amategeko. Uyu munsi nemeje ko ngiye gukorerwa igikorwa cya suicide assisté. Inshuti ze n'umuryango we bamushyize ku buriri ngo bamureke bamuherekeze mu iherezo rye, kuko Stefani adafite ububasha bwo gukoresha intoki ze. Ni ukumutegurira cyangwa se kumushyiraho sisiteme ikoreshwa n'umutwe we mu kuwuzunguza kugira ngo ase nk'ufungura icyuma cyangwa se igikoresho gituma imiti ibasha kumwinjiramo, iyo miti yo gusoza ubuzima bwe. Nyuma yo kuganira na mama we, Stefani ntiyajuyaje n'umunota n'umwe. Muganga aramubaza ati, se uzi ikigiye kuba nunyeganyeza umutwe wawe? Stefani aramusubiza ati, ndabizi, ndaza guhita mpfa. Nuko muganga aramubwira ati, ngaho igihe wumva witeguye uhagarike ubuzima bwawe, unyeganyeza umutwe wawe. Stefani ati, yego. Nuko mwako kanya Stefani niko yahise azunguza umutwe we, avuga ijambo rya nyuma ati, ndi umuntu ubohotse. Nuko Stefani arasinzira. Nyuma y'iminota 4 nibwo yapfuye ku itariki 19 y'ukwezi kwa 12 mu 2014. Muri rusange rero iki gikorwa cya etanazi hari benshi batabivugaho rumwe. Bamwe bavuga ko ari igikorwa cyiza kandi gifasha kugikeneye, ariko hari n'abandi bavuga ko icyo gikorwa kidakwiriye kuba cyabaho cyangwa se cyanakwemerwa ahantu na hamwe. Nk'urugero, mu gihugu cya Canada hari famiye y'umwana w'imyaka 5 ariwe Joline na papa we Sylvain ndetse na mama we Sherry.
batanze ubuhamya cyangwa se bari mu bakomeje kwandikira minisitiri w'iki gihugu mu kutemeza icyo gikorwa cya etanazi. Gusa ntibyaje gukunda kuko nyuma byaje kurangira byemewe. Gusa kuri uyu muryango uyu mugabo Sullivan avuga ko etanazi ari uburyo cyangwa se ari igikorwa kibi kitagakwiye kubaho, kuko ngo mu gihe umudamu we Shirley yari atwite yagize ikibazo cyo gukuramo inda inshuro ebyiri. Ku nshuro ya gatatu aribwo yari atwite umwana muto w'umukobwa Jolene, akaba aribwo abaganga bamubwiye mu gihe yari atwise igihe cy'amezi inda yari ifite igihe cy'amezi 5, abaganga bamubwiye ko umugore we afite ikibazo ndetse n'umwana uri mu nda, biza kurangira anaguye muri koma. Uyu mugabo rero avuga ko abaganga benshi bamugiriye inama y'uko yakwemera ko habaho icyo gikorwa cyo guhagarika ubuzima bw'umugore we n'umwana, bitewe n'uko bamubwiraga ko amahirwe y'uko umugore we yabaho ari make cyane. Gusa umugabo yarabyanze, aravuga ati ntabwo bizashoboka, ntabwo nabaha ubwo burenganzira. Niba koko bigaragara ko batazabaho, mubareke bazareke kubaho ari uko bibaye mu buryo buri naturel cyangwa se mu buryo karemano, atari uko njyewe nabihisemo. Icyatangaje ni uko nyuma uyu mubyeyi yaje kuva muri koma, umwana w'umukobwa aravuka. Nubwo wenda yagiye ahura n'ibibazo by'ubuzima kuko ubuzima bwe butari bumeze neza na mama we wari urwaye, ariko umwana w'umukobwa yaravutse abaho, ubu ngubu akaba afite imyaka 5. Umubyeyi wo muri urugo rero Sullivan aravuga ko iyo aza gukora amakosa yo kwemera igikorwa cya etanazi ku mugore we, yari kuba yarabuze abantu babiri b'ingenzi, aribo umugore we ndetse n'umwana we w'umukobwa. Hari n'urubyiruko rwinshi rwo muri Canada narwo rukomeje guharanira guhagarika itegeko ryemeza iki gikorwa, batanga impamvu zigiye zitandukanye, bavuga ko iki gikorwa atari ubuvuzi kandi ko umuntu ufite indwara idakira rimwe na rimwe bari mu gahinda gakabije, ko umuntu abaganga batakagombye kwemera ibyifuzo bye cyangwa se icyemezo yafashe. Ngayo nguko rero ku bijyanye n'ubwo burenganzira bwo gupfa. Murakoze. Yari Ishimwe Vanessa na Warden the Great. Komeza kubibutsa gukora subscribe kuri YouTube channel yacu ya Trumpet TV, munakora like, munakora share, kugira ngo ibyo dukomeze kubakusanyiriza byose bijye bibageraho. Murakoze.